Okay, dear friends, nongeye kubasuhuza mwe mukurikiye channel yacu yitwa Twidagadure kandi dukomeze kwidagadura nk'ibisanzwe. Ndabasuhuje cyane rero nk'uko bisanzwe mbazanira inkuru zigezweho kandi nziza, inkuru zo mu myidagaduro nk'uko na channel yacu yitwa ko ari ukwidagadura. Tuzajya twidagadura twibukiranya amakuru meza yabaye mu myidagaduro cyangwa se agezweho, ndetse dokumentari ku mafilime, imiziki igezweho niyo mwakunze, ntabwo ari igezweho gusa ahubwo niyo mwakunze. So kuri uyu munsi n'iyi tariki tugiye kuvuga ku makuru y'umugabo w'icyamamare, umugabo ukunzwe cyane, umugabo w'ijeya, umugabo w'ibogare, umugabo gapara kabisa ufite umutwe wagira ngo bamwogosheshe urwembe ariko w'umukire w'umunyamafaranga. Mbere y'uko rero dukomeza iyi nkuru ndagira ngo urebe niba warakanze subscribe kandi wibuke no gukora share usangize no ku bandi aya makuru meza agezweho. Ubasuhuza rero musanzwe muzi nk'uko bisanzwe ni Claude, wa wundi ubifuriza kugira ishya n'ihirwe muri buri kimwe mwerekejeho amaso ndetse mwagerageje kugezaho akaboko mushaka kugifata. Bifurije amahirwe n'imigisha rero nshuti bakunze. Nta wundi ni umugabo kabisa, umugabo w'umunyamerika, ndakeka yaranaje no mu Rwanda, yageze no mu Rwanda kabisa, umugabo w'umwirabura w'ijeya cyane. Abamubonye bose baremera baratangara, dore ko kuba ari ijeya atari uko yavutse ahubwo ni ubuzima tuzakora ku mateka ye, nzababwira amateka ye. Gusa nyine ni umugabo w'icyamamare wateruye ibyuma bitewe na se, akina kaci, akina boxe. Ewana, ndakeka ku bantu rwose bamenyereye kureba amafilime cyangwa se abakunzi b'agasobanuro cyangwa ba movie, ndakeka muzi nkimara kumusobanura gutyo. Umusore kabisa, umugabo muremure, ndakeka mwese mumumenya uwo ari we. Yitwa Dwayne cyangwa se Dwayne Johnson. Kuba muzi cyane izina mushobora kumumenyaho mvuze The Rock, wayatumenye. The Rock rero yabaye umukinnyi wa mbere wa filime wishyuwe amafaranga menshi muri 2024, uriya mwaka dusoje. Dwayne Johnson uzwi cyane nka The Rock niwe mukinnyi wa mbere wa filime wahembwa amafaranga menshi muri 2024 cyangwa se 2024, akaba yarabonye cyangwa se yarabashije kwinjiza miliyoni 88 z'amadolari ya Amerika. The Rock rero yongeye kuba umukinnyi wa filime wa mbere wakinnye cyangwa se wakiriye amafaranga menshi muri Hollywood muri 2024 ku nshuro ya gatanu. Yabaye nanone undi mukinnyi mbese inshuro 5 yikurikiranye, ntabwo yikurikiranye ahubwo abaye umukinnyi wa mbere uhembwe amafaranga menshi. Bikaba bibaye ari ku nshuro ya gatanu, ntabwo ari ubwa mbere ahubwo ni ku nshuro ya gatanu. Uyu mukinnyi wahoze afite izina rikomeye mu mikino ya WWE Games cyangwa se WWE Games cyangwa se ya yindi yo guterana amakofe, ndakeka ari iyo ngiyo boxing. Ariko ubu akaba ari ikirangirire mu gukina filime. Ari imbere mu rutonde rw'abanyamafaranga ari imbere ku rutonde rw'abanyamafaranga b'abakinnyi ba filime. Muri urwo rutonde rwakozwe na Forbes ni ikinyamakuru kijya cyandika ku bantu baciye agahigo, cyangwa se ikinyamakuru
cyandika ku bantu b'abakire cyangwa se bafite agatubutse, haba muri buri gisata, mu filime, imikino njyarugamba, imikino y'imipira y'amaguru, imikino igiye itandukanye, ndetse no mu bindi bikorwa za bizinesi. Mbese buri kimwe cyose wakora nawe ushobora kuba umukire wa mbere ufite amafaranga menshi warakuye mu buyede, nawe Forbes yakwandikaho. Ku wa gatanu tariki 28 Gashyantare 2025, Johnson ariwe The Rock yinjije miliyoni 103 z'amadolari, aho igice kinini cy'amafaranga cyavuye mu masezerano akomeye yagiranye na Netflix. Bibutsa ko ari nababwira se ko ari ikira, ko ari, navuga ko ari nka studio, sinzi niba nayita nka studio, ariko nyine Netflix ni navuga ko ari channel cyangwa se ari uruganda rwa filime. Kuri filime zo mu mwaka 2024 harimo iyo mwakunze cyane yitwa Red One na Moana 2. Izo filime rwose zaciye kuri Netflix, izo zatumye uyu mugabo yinjiza aya mafaranga, aka kayabo k'amadolari 103. Nyuma yo gukatwa amafaranga, Johnson yinjije miliyoni 88. Urumva zari miliyoni 103, bamukase baza gusanga ari miliyoni 88 z'amadolari yinjije muri 2024, umwaka ushize kabisa. Urumva ku kayabo umugabo yabashije kwinjiza ntabwo ari gakeya mu by'ukuri. Yego si nka Elon Musk, ariko aya mafaranga ntabwo ari makeya mu by'ukuri. Dwayne Johnson cyangwa se Johnson mwamenye nka The Rock, yabayeho mu buzima bugoye, cyangwa se yabaye mu buzima bugoye imyaka 52. Ubu ngubu akaba ari afite, yari yinjije miliyoni 65 muri 2016, ariho yatangiye guca agahigo muri sinema, ubwo yakinaga za filime mwakunze nka za Jumanji, za Jano, na iyindi filime yagiye irabica ni iyitwa Rampage cyangwa se Rampage, murayizi, ya filime irimo ingona, irimo ibirura, irimo ingagi zinywa imiti iturutse mu binyabutabire bigiye bitandukanye. Ku bashakashatsi bakoraga ubushakashatsi bwabo mu kirere, bikarangira ubwo bushakashatsi bwangiritse bukagwa ku isi, izo nyamaswa zabuhumeka zikagira ikibazo, zikikuba kabiri uko zanganaga. Mwabonye iyo filime ukuntu yari nziza, iriya filime iri mu mafilime yamwinjirije cyane. The Rock kandi yanabaye umukinnyi wakiriye amafaranga menshi muri 2021. Nabwo urabyumva ko The Rock no muri 2021, 2020 ndetse na 2019 nabwo yakiriye agatubutse ku mufuka we no kuri konti ye. Ubu ngubu harabyimbye rwose, nabwira ko ari umugabo umeze neza. Ibigo by'imari byavuze ko muri 2022 umutungo we wari miliyoni 270 z'amadolari y'Amerika, ariko muri 2025 urubuga rwa Celebrity Net Worth rwavuze ko umutungo we cyangwa se umutungo wa The Rock ugeze kuri miliyoni 800. Ibaze kuva kuri miliyoni 270, kuri ubu ngubu akaba ageze kuri miliyoni 800 z'amadolari. Murumva ko uyu mugabo yarakoze cyane, twabimushimira, ndetse yanakubera role model, nawe ukaba hari aho wakwikura, ukaba hari naho
wagera. The Rock ayoboye abakinnyi ba filime binjije amafaranga menshi muri 2024. Ese na 2025 azabikora? Reka turore, reka dutegereze, tuzabyumva. Aya makuru nayo nzayabagezaho, tuzumva aho azaba ageze muri 2025 ndetse no mu myaka izakomeza. Murakoze cyane, Imana ikomeze ibatize ubuzima ndetse mubeho mushimwa n'Imana n'abantu. Ndagira ngo mukande subscribe, ubundi dukomezanye twagure umuryango mugari wa twidagadure nta n'umwe uhejwe.